kadomo kwandi kwandi ukifata ngurubega bitebya reka nkakuru ko nshoboye n'ujyane ngo njye nashoboye ndakubwira ko fata ipinu yisatura nuso wayifata ugasatura nanje nakandi ucyaza ibyo none se hani muri kubona ntari gushaka utubora ko kuja turashira mu mama nibora amadeshe nanje nayo nuso reka mwereke gira gucu giharature kubyo kiraza kuzamo ako ndashira mu ntabwo urukura kuntu zikoze ngomereze amatangi yagabana gateye urukubona nta bintu dufite byo kubagurisha urukubona baje kwiga bajanye naho kubyukura ntoteka cyangwa ziba bakigorgiwe fata iyi pensi rwanyura agasumara ahangaha ntera nyungu kagorore akagorore neza sari kubona nagiye kubyigura iheye ndikunda gukwerekera ntabwo namaze neza atarati iyo ngiyo tumeza ngo ko nyine mbigoro gira ntera uko nanje ndaje kurangura rubanda kaza mugakora urubanda bagandi ubwengero zubande baramutuka kabigeze ukoreshaga imirimo ivunana mvunana so kubyukura no gira rero ntera nyurukweto kiri kwifata nkuru nobe ikintu cataye umutwe irurupesira ukora n'igipesi ziba bakigorgiwe kubona kirarya gusa ucoka ry'umuriro uyu ushaka amabuye bitabakiriya nakangara imivagavaga ndebe zanapfa gukubitira amahanga gutera mwende inyundo ego mama rero shandi ihonze kadobo wihonze urukureba mwese waruhonda chegawe ari ibintu turi gusigana ahubwo turi gusigana sigutara ubwo iki gihombo ni kwitera nkagira ntabwo nzagusubiza mu kazi kanje ntazirizo tu cyangwa tuba turakatutwo kugira ndaziteranyanya fata enda oyateranya nje ndadukata fatanye subundi kwejo nagusiza hangana ufate komande z'abantu bafatika ubu wafashe izindi siruga 5 nafashe ni nkeya ko ndasoni we shamani na ushimisha abantu ko ushira koza mu mazi ucaza ntabwo ucaza udakojeje mu mazi gira gutya hanyuma ucaze niho kiracyara ahubwo nje naende gucyaza nk'uruhu cyaza icyuma kozamo ibintu ikiro kandi kadobora bonaga warandumbi ariko nawe tugire umunsi ubwo wavumbize turawubona rero kadomoro ikintu gitumye nihonda ndakibonye cyuko iyo mpereza inyundo nyanyundo inyundo zoro hasi ziri nakubwira ibikoresho byose bizane hano urukwiseka urukunuka ntiwavuze wabigira gira vuba intebe dore zashaje nkubwira nikugwishura vango ninje biteye ngo wakora besi wakora wenda seseka mu mbona aho biti batiko shawu ntongireba nubwo nize shiramo sinakirimo nyine abwo wabura no gukata kandi mu gitabo kamenda kata ko turashira mu nkumi ariko kadomo ubu rukureba ukabona ngiye watekereje n'umucecuru n'isazi ntatekereza gushinga uruganda kandi ugenyereza ku ruganda nta nuko rweme nta nuko tsora urukumva tudakuyemo agacu hakiri kare rero nabandi kurangara sawa ibintu yumanze ukaje gushaka nurangaje ibyo bizuru nkimeze nk'ibihombo binyuraga mu mwanda sha komana hadero bitegerezo byo byose nagumanze ko watugisha inama uruduturuka dushira kadomo yo ntakubyara nyuma niho nari ndabandi mu nyungu uti kujya kuzantera gubi gubu gatuma ntwari ndi na n'ubu ntabwo arwase kamako gaho kandi byakunaniye nacyo wanabyize ariko ubundi reka nze nkubwire kadomo kuri kureba ndi gukomeza gushiramo ibikoresho akangari kandi noneho uri kubona ko nkeneye komande z'abanyeshuri bose ko bagomba kuzanteza imbere nareka gushiramo intuza bakazaja barashiramo ibirenge bashiramo ibirenge byagwaduka bakongera bakazingarurira hari zo mibare nose basi wababonye ngo babyambare ngo nababonye isuru turaguma kwishaye gute boda zarahenze iyi mari yanje nashoye uru ruganda nafunguye ndaje no kurwamamaza no muri goyiko kugira ngo ubone ko ntari gukina nawe umye guce mugabo rubujije ziwafa nje hagize umwumva muri twakagenda akaje gucuruzwa n'abakire bataboneka ku bwinshi gucururiza he ukafata ukavija yiko kagenda mu muhanda ugucuruza nk'abamasayi twakerewe abanyeshuri bamaze kuja kwishuri ibintu tuguma gucuruna turabyiyambarira reka tuba turakora mbese barazitondeka ibi nijya bigera gatata bururu nobe nabyaye nyagasani ibi ni ibirenge bigeraga basira byo bitondetse urabijana kubigurisha isuku bya zitonde kutekana kwari ibipimo by'ibirenge by'abantu baje barakandagira mo tukamenya ibyo turabadodera twagarutse tugenda tubahereza ku nkweto z'abana udukapi hafi imbere cyane baje ku masomo bameze neza dufite n'utwangwe tumeze neza agakoti wajana mu buko Kimana datsira na mwamini nasizanye umistiri imbara ndazana na shit zazi ndibashanaga mu buko
nanga bagiye nko gusezerana koti ibyo nariteguye dore ndukapu tw'abana cyane uko wajyana motari ni karibu ni 2500 gusa nakanyisa nazifate banguka baho turabikemura twagarutse shopu kigugura kugasima ni hano gira zitondeke neza buri wese n'urwarwo buri rwose n'urwarwo n'urwarwo se ukora ibintu wabiciye binga reba nk'urukuntu rumeze iyo bukeye mu by'ukuri wumva gumari ndi kukubaza ikibazo nsubiza ubona gumari ubu kubandi umwana wawe nabiguteye ishema ubura no kuba wagona kaka ngo kave mikoroshi koko ubu uzaba he uzajya iki uzambara kera ni ukorera akazi nuguma kuvuga gucu kandi zifate nkuko ubivuze uje kuzitembeza ku muhanda none wewe kurengagiza ko amashuri yatangiye 2 buri kaguru nose uninja ku muhanda bakamfata bakamfunga bande ntiburaje gufata umwana utujuje imyaka z'ubuku abashinzwe umutekano asubira gushinzwa hari umutekano nabo umbanganye ntabwo so waje rozi n'ibiciro by'abantu bakuze 2500 buri muguru niko nkubwiye babarere ntabwo naje ku muhanda mana mahoro ya senkani kadomo umbwiye ngo iki ufata ukanjana ku muhanda so wakwigira kadomo mbona kuzansenye agusenyera ute ubu ndaje ndakora ibirimo zose nkaho ndi imana waba utikunda se bakagukunda n'ababyeyi biyi minsi ko mwakora ngaho nyumvira koko kadomo uranyutse ngo narakutse kadomo ngo ndi ikigo cy'intaco mazi yesu urukubye kadomo ngo ndi imbwakazi nyumvira amagambo utangiye kuvuga ngo sawa umushumba yaceje ndi bukibuna arabwira ngo umwana turacaragira yeno nshaka okay turapimana jyabana nitahiye nkabigusiga sawa ubwo ufite undi boss shira mu mufuka ugende ku muhanda utembeze mbabarire sinakubye ko natarajaye ngire ariko kadomo uri kwiceka iki wiceka ariko ububanja ko nta myaka zeze ngo wazibye akaba ari nta bintu by'abandi urakoraho mu by'ukuri kadomo unshaka iki mu by'ukuri iriwe reka komera gifo yego amakuru men ndije mu mafunguro uruganda rw'inkweto yego ndi gukora inkweto yewe nijya birenge byawe by'ubwato ndi kubikorera naye ninja kugura inkweto uje kugura shaho urabona mizigo ukwiye ko ameze kinini tutari dutoya mukatiri nini none sira uwagira wagupima nka za kudodera ariko nyirabutora nawe wari harahaje ibintu wabijemo naragiye ndabyiga imyaka ndayihiribura nuko nanjye navuga ntabwo umwuga wanjye nagupfusha ubusa ubwenge bwanjye nje kubucaziriza aha ngaha kandi akabakuramo rero ifono igera runa igere isi urugo rutameze neza ni original ni ubwoko bwarwo ntese ni original ukura hano kwa rupfumu rwa kantu kamuna karimo ni sitiri neza sitiri amuni dapfumiye iba ibi ni ikira none uru rukweto ugiye uraruringana ukajura agira nka guca nk'umuntu w'umusitari ibi bintu birananira nje nkubwibyo gwinganje ko ndukubwibyo shiramo ngayigera no siture turu n'urukweto shiramo runosha karukwipashira mazi wanyu ugenda ubaheze hanze uruganda rwanyu namwe utamenya ukuntu rume nje ninjuza amabara ngo ngomba gukora ninjuza ubwoko ngomba gukora nta burantegeka ngaho damurikire ngaho kirenge kirarika nkagucureye ngaho rero iwanyu utaraba wabarambi ubu nguru warukinisha umupira wawe tusitara inone geta ari ubukama ifono gira ngo cyawere shira ikirenge hano shira n'ikirenge shira no bite mfata mezere yawe nise zaza kurufa kuzifata abantu bose ubona kindi kibazo ubwo nukuza mu ruganda rwa NYIRABUTARURE akaba yaraza ari gukora rugabire ubundi ku kigo cyose hose abanyeshuri bose bamutegetse kugira ngo icyo kigo agikorere mu rugabire uruganda rwo ruremewe dore ubu ngubu tuvuye kurangura ubu tuvuye kurangura ibindi bintu turi gukora mu nkweto ubu nta kibazo muzongera kugira haba cyongo haba shito byose ari kubikora ubu ngubu n'abantu bashaka kuba babatizwa cyangwa kuba basezerana ni ukuza mu rugo mama ari kudoda n'amajipo agavuye mu ntuza mu bipira byanyuze mu ruganda ubwo rero umwuga umudugudu mwese ntimuzongere kugura bodaboda nimugira ngo umuntu ntabwo yababwiye ariko mama uramushinga yagutekereje utera bo ubu ngubu ni ukuvuga ngo umuntu waza kugura agasanga zashize ntagira ngo ntabwo namubwiye ubu ngubu ibi ngibi nibyo tugiye gukoramo iza nyuma kandi abana rero batsinze bahaye na certificat ubu ngubu mama ari kubakira neza
nanje nk'umuhungu we ndi kurangura ibintu birashushe ubwo umuntu utaragura hakiri kare ntagira ngo ntago namubwiye bayo nyirabutarura ni shop mu ruganda hano mu Kamenge sha fata isijya utaba wamenye ibya kuba mugore w'Akazimiri yabaye iki byabana b'impamvu nuko n'ingene yiti byari izindi mpamvu ubwo ibyo birakunejeje birakubabaje bimeze ibyo atari ibyishimo mu muryango n'ubu muri guserebura abana n'abari kubakamira umuhondo gw'inka akabari go bamwe yego se none rero kadawo uru ruganda rwanyu nta mwamenye ibyari nuko uruganda umuntu azagamo akabura inkweto yakwambara shirama akora ingeri zose shirama tugukeberesha shirama ikirenge aha sino ni urukweto igeze inyuma nkwereke dore fata na yakarama ukarabiriye kadowo ngiye fata itondari ukubyina mbere y'umuziki no inkweto nazikeneye nyene kuja kwishura ntabwo uruganda rwanje ari urwo kwisasamo n'abiviriye imyuna nabimeneye amaraso urukunyumva neza mugomba kureka nkabategeka nkabayobora mu rugo umudugudu kuko ari nje wizurimo urukuyobora wize ibintu by'ubutekinisi hano mbese uko warabyize uze kumukira atari umwana none se ku buryo wanyobora mu bintu warabyize wowe ntakuza ukamfata neza ukanguyaguya uburyo wakoye agatebe nkaba nicaye kuko uguyaguya biruta kugupima nje nta gukora ku kirenge binazira hari kayita ariyo ngiyo ahubwo uzi ko gukora ku gikirenge cyane mu minsi y'imana baba bari kubyishura ikirenge cyambaye ibirenge kitambaye inkweto hari n'igihe gikanagiraga mu mazira ntoki menya ko ubu ngubu nakubashe ntese ubu nambaye inkweto waje wambaye inkweto wowe mbesirewe nubwo nanjye nazambaye ariko njyana kuzigura ntese u Rwanda ni hano n'ubusa uri kwinukiriza ibi aga mapine kado ugozi zana amafaranga buretse udebera nabonye ibipimo aho birigira zana amafaranga urasanga zuzuye wagize amafaranga bana ntakitwaye 2,500 wangu iki 2,500 nawe uri kuzihendura ozi inkweto wazi akira ubwo ndaza kufata sanga sasa zina mpamvu urangiye ndaje kwiga ikigoro none kamubaze uri muzima cago ese u Rwanda ari muzima wabaye muzima wampaye amafaranga sinangaye ngwaye menshi none mama we bona gorasa reba ibinwa cashashe nk'ibirere ivo no nanga nijana nusije kwambara inkweto z'ijana ese inkweto muzikoraga ngaya arewe yego se yemwe ubwo warebye uti nyirabutari rwashinze uruganda urangiye kugenda ngo mu bitagira gahungu bitagira gahunda we narabyaye abahungu utazanangirisha uyo nare rubyara cyane ibyo byo tubiranduza ipetsi wameze izindi ngane kuzaga bifite naho mashini gari gukora inkweto akomenya nagaranduza inyundo mva mu maso ijana kuri ryame Jemje kuri gura bodaboda cyangwa ijanire nyo kangu ngo Kazimiri we ese kwa nkujya ibintu bigukende wabura umumaki hanyuma kutazifite kiranje wagira ngo gifite abazimu ngo umudugudu wajya guhagamo ibyihe kado tutazibunza ntabwo barazigura ntuzi ubona kazanitse nakumva karamari ngwijana ku izina ry'Imana kuyogoshesha kubongeje ngo tekereza kuyogoshesha umwana ubu ni 300 urukunyumva ariko ibaze ntuzi ko akugira no kumuhereza inkweto akiga bagacamo ibirenge wari gutekereza ko gufata none ko yarazikeneye kandi ko nkeneye gutanga keya nkeneye kwamamaza uruganda rwanje kadomo urukubona nabigenza dore no kugera hano akigera tuje twashira amafaranga kwigera gushama ikirenge tumuca amafaranga izi nkweto twazitoraguye gufata umuntu gufata akaguhereza ijana no gusundugura ko mfata nk'agakombe k'abana sha mu rugo umudugudu ndabajijura fata pakira inkweto shira mu mufuka umuhanda gira tugende ni ibicucu ni ibigo kijya nabyuzu ataye umutwe byataye umurongo garana amarobo nukurora rufite urutwe runini ntaho nabwenge burimo n'urucuzuye amazi gira genda njewe nsigare ndi kure paru dusigaye kumbira ngende nje uwaje ariko mana kado ugiye kongera kunsubiza muri risiki muri risiki nje kumva wayintereka amaboko ayikura kado ugiye kuntera Sateresi na Sateresi umujura amenya ko ndi umwana ufite ejo heza ufite intego none sira ejo heza hawe ndahashimye bishatse kuba ko gucuruza izi rugabire biguteye isoni biguteye ipfuno none mafata jana nayo bagufata uzagapfira yowe sanga wakoze imiguro 87 kafata igipine gishaka kirasanga cyashe fata ikaramu ndabereza hereza inkoni genda musikugwa kugenda none sirakwa ngezeyo ngasanga hari izagiye zirakuka wareka nkitwaza inyundo n'udusumari jana byose nushaka jana nese wasigara ugukoresha ndakoresha menyo n'intoki akwina inkweto bitaga fishu ukuntu bayikora akoresha kamenyo kandi kadomo urupfu rurakwegereye muzi waje urupfu gutinda bakire bari kugusiga
aha kwani izi misumari zitari no mono y'umu ndabizi nyaruka we wagerayo ira rero ngiye ufata urupine rushasha urasanga rusize kugira ngo mbe ko baragira ikibazo ndaja ndabaterera nkazira ziri kuza zirakweduka Yona sawugo kwiri kwaresh kwiri yazu ukuzijugunya uko n'ibintu babitarurira munyo ni karibu umuntu azamba izo ngizo wambaye izo ngizo urazambaraga ugasanga uzambaye imyaka n'imyaniko ukibaje angahe tuno ngutu ni twaje no mu bukwe kanze mwere ibihumbi bibiri gusa ni makeya urasino zarashaje izino uzikwaje no kwanya ko bakakwirukaho n'amabu angahe zitemanga oya zira mwere birabibiri tibijuru yina hakuni Rabishirwa ni 300 ukigurisha ngenda guhereza inkweto z'ibihumbi 2500 ndaguha 700 nta mukiriya urimo ndagaso je nkwera kituntu nikorera je kumanika n'icapa hano ku muhanda ariko uzajya uri kurangereza njye nigiriye mu kazi urukumbaza amakoti nyengenzwe kuyakoraho none si koti ryanjye ko ntaryanitse anga ryagiye uyu mugorera ikoti bandikaga ikoti mu nzu nari naryanitse hanze rasi najyanya none nyine umva ngubwire ukomeje kujya urandeza abantu hano muri ugu mudugudu njye ndi umuyobozi mu mudugudu kubura umuyobozi sinani koti ryanjye nari narya uraryibya sinanga bibashura reka ngubaze iyo turi kuganira byibuze uruvati uyu ni umutware wanjye reka mwubahe ngareka ndebe niba naryujanye mu ndebere uramva shungira igisambo neza ntabwo ari kukugira igisambo sijya ko ndaryambara ngiye kureba uretse ngubwire nijoro tugiye kuryama ndabwa ikoti warimesha ukajyana ikanze mu gikari none siko naryanitse najya kureba nkaribura none ndeke kuri none utekerezaga ko ibiraraga birabera mu majoro hanze wamenya ari ibiki none sikadogo yigeza ryanura cyangwa yegeza ryamuriye umutayeri wakudodeye iryo koti ndabwo yapfuye ndagenda bongera bakudodera irindi koti shosha nazanago mafaranga rero nje kugura mu uyu mugore kandi akwa nge mu nama ku murenge baduhama none siko ubujya mu nama nje ndaza nambaye ubusa ndabwo ndakujyana urasigara hano mu rugo dore tugeze mu gihe cy'ihinga ugende ureko bara abakozi bari guhinga ibishyimbo mu bitere ikoti ndakudodesheruze n'agapira wambara ahubwo si ndagenda sinambaye iki ukuri kwana nambaye sharpe niyo ndagenda namba reka ngubaze madame reka ngubaze nzaba umugabo mu rugo ngurikirane n'ibyo mu rugo byose ntabwo yambiringanye y'umushumbiriye kingurube hano zabuze ubwatsi uko mbatera kujugira hari wayihamagara canyikoza ariko reka ngubwire naragufasha ndakubwira ati ro madame ngiye nigire mu bintu bya business kurikirana ibintu byo mu rugo cyane cyane ibintu by'imirima n'ibintu by'amatungo ibyo bintu byarakunaniye arananiye sinirwaga ndakora ngaho nyumvire iyo mvuze nukuvugira hejuru ndunashobora bati navugira hejuru si umuntu byanga ariko kubya ntago bagura kubyumva reka ngubwire ubundi umuntu arara yoroheku nyine umva ngubwire kintu mejo bundi yarambamagaye iwe ngo ninje guhosha ibyo kuberiwe n'umugore we bari bashwanye none baza abantu bose barumva ngiye naho turi turasakuza ubwo rero uje tubivugira mu nzu ubwo ibyanza tubyihoreye ako pe nakuzanye ndari gutekereza nubwo ndi umuyobozi ngiye ariko gutekereza si wazagura gupfukama uragupfa umva ngubwire ikintu ugiye kungorera nyumva ngubwire uyu mushumba gifonuko umubwire ngo ngiye nagera hano umubwire ngo namwirukanye kuko ndabwo azajya arirwa ari kwerera umva se ndabwo azajya arirwa ari kwerera ngo njye amatungo yanjye abura ubwatsi cyangwa we nawe nzabirukane mugendane wowe nande ahubwo mwebwe muzajana Jesse ndo mushumba wazanye none numwirukana ndaja nahira kandi reka nkubwire kadomoro abakiranira bakangara hangana nubaka bagize mwizi mitungo zanje batagenda baraziba dore izi nkweto ziri kuja mu mufuka gw'ingutiye ambamba ariko barakumbona n'igicucu ibyo wabimbyiza wonyaruka kangenderera muraga guhera mu rugo 2 bya 5 ujura gafata rero uruvuga ujanye bitwaje iki imifuka zarahenze umufuka ni 400 wagize ngo wapfa kuja kugura imifuka sindaje gutangiza imifuka mishasha nta fatisha mbo ubwo rero inyunda zurayishanye urukazanye inyunda zikunda koresha ntakoresha umuhoro ntangire gukeba iyi mezire yahangaha rero umuntu arahindura kuri Air Force Yesus kandi ntabwo rushaje kano kandi amabi ibintu arabikata gutera
akazi ngiye kukavamo isi we kagiye azi ko bikomeye gutyo yarazi ngo ndabikate ndi kubona uko umuhanda ari umwirarira ni bande baranteza imbere ko rero nta kera abanyeshuri bamaze kugenda ariko bondi azigurisha n'abarazirarana nese hano hari abantu ndahakura hera undi atandika nta muntu nta n'inyana iri gutamba yewe kanze nsimbukira hano hepfo ndi Kiristina Kimana Shakirina nabizanye byose nta na kimwe na sisi na parufadara ku ruganda bagiye kumbana komera ugeze hepfo isetani yanjye gusiri kandi mu ndebe umuntu yishakiraga amahoro abandi bakaza kumubona nase uje kumara ikiho nase hano wafite isi abakunda abana nunde ariko baretse ni inkweto Kiristina na Shakirina ni magana abiri magana atatu we ngombwire buretse si cyari ko fata ibisoreza ariko hagiye umuntu yaguhamagariye warose ashobora kungurisha inkweto ijana njyanye na magana menshi ibintu mera boss umva dore nguyu yaje bimwibwiriye akini oya bukimbashije umva ngubwire nyoko ndiyanzabye mbabaza aravuga ngo muyobozi uyu mwana wanjye ishuri riramunaniye byibuze mufata umujyani wawe azajya kwahirira umwereka amatungo yanjye ngewe hano uri mubikisha ni najya kugura inkweto ako niko kari karamubuze nakubwiye nagutumye bote urambwira ati bote zasaza vuba ndaje no amaye ejo bundi indyo ninjya kugura mu rugabire kugeza tuzasaza vuba ariko ijana siriguraga inkweto madam ngo shobora umuvugisha ijana riguraga inkweto ntagura inkweto sino rugabire z'urugabire wagiye kuzigura hese haruguru si kuyukuntu za kuwasize utambwiye ikoti ryanjye riri niko sinanoze njyahoze ni ukubabwira utatubwira ninajya kugura rugabire hari ku ruganda rwa Nyabutarure ikoti ryanjye riri ku ruganda rwa Nyabutarure Nyabutarure yafunguye uruganda mu ikaritsi ntabyo zuwamenye hinde Nyabutarure uruganda rukorana za rugabire ibiri muri uru rugo ntago nzi niba ari byo biri kwa Karoli rwose wa mugore wambaye inzaratsi ko mandi gushaka kugira ibyo menya ngumva urukumvugira mu matwi urukuvugira hejuru ngaho rero kangusabe bugiye mu nzu ariko rero ko mwabwira ibyo muri ikoti ryanje ndibone umugabo azavuga nawe uvuge ndakubwira ikoti ryanje ndibone urugendo rwatangiye ni byiza kuzarurangiza mukorera imana n'abantu bazatejo atitaye ku byiza umuntu kumufasha ukamwoherezera ku muhanda kadamu rubo yo ndikubona umukimbo wawe wowe rero uzi ibintu bibaye mura ahubwo uzi ko isura yashana nabyo urwara ukuboko rwiyemera nundekere rugati ikibazo cyose wagira ubungubu nyirabutara ari kwambika abantu rurananyemeye arakwemeye asanze iwawe nyine nikora n'ibipine kubera nyine mama yari yambaye n'amafaranga nari nyafite akorera imenya abakobwa batwara bakubera dukeye ntukerekeye nabwo nyine ndamusifura nari kumusifura numva uri kwitotombera avuga ati suwo nini ati sohoka kimbona ahita avuga ati guruba ibyo nibi mpita avuga ko dufite uruganda ariko rero nawe urisuzuguye ubundi umanza ukaja kubitura ubundi ukajayo nabyo ufite oya kandi nyine avuze ko ni mu kazi ashobora kuza ibipine bye byakugize nk'urubombo ntabwo nk'urubombo ninasabwe 600 n'imisanyamo nyine kukurikiranya imana neza amafaranga umaye n'ayandi ga mama gasagutse ngo niko na business tangiye gushiramo abana urara koko uraryo ukuntu ari kwiza ubwo umuntu yagusaba 600 kayamwima ni mama ko rero yasize ngo 300 niyo turajya sino no kukabo yatanze uzindagiye mama yagiye agiye kumuhana gutandika gucuruza yabonye hano buri kwanga n'abakira telefone mama zikoraho usajye gutandika azikora cyangwa mugafite bazi bari no kumuhiga doba kuva mu gitondo ko twagera hano none umukira n'umwari wagera hano nwageza duhayijana mama mwirukaho n'inguti ya murenze urugo ibintu biri mu mwaka wewe nako twagisa turata kandi mbona igitsina buri kizatumusa ibintu ubwo wamenye ibintu ari ibi amenye ari ibigisugo warwo ufite ubwenge buzima
uzi ko atanyuheje kunyamuhaye agamwana kadomoro upfa kubona umugeni nkuri uzi ngo byo biriyorohe mama nagutuka ngo abaye mugufi n'ubwenge buba bugufi uyitonganye ngo mama arakwanga uzibona agakwanga sikadomo jewe ibyo bintu mukomeza kumbira njewe birancenguraga n'umutima ubwo uri kubona ndi gikurikira nutabura ukuri wowe noneho ntabwo abaye igikuri gusa n'ubwenge bwaba bwaragwengeye yose witegereza akabicyo ibyo bintu bibaye ngaho reka dukore none neza twaguma tugasigana bikagenda cufata irambye ngo tatura none ukoremo inkweto enda umunsi ubu bivuze ngo nta kintu cyo kurya gihari ubwo turajya kubitanze sinone naturabwirirwa enda icyuma nye fata uzi ko mvira mu kamara uzi ngo ntawe nshonje ninjye niriwe nicaye uzi ubwo none ubwo nta mwanzuro mwafashe umwanzuro uzi ko dufashe umwanzuro akajya gucuruza ku muhanda akagenda kandi ubwo n'ibintu nawe twakwirirwa nta turacwana ntabwo ndakora wicaye niwe turi ikimuga ahubwo domoro njewe ndinaniriwe dore noneho katusanganye imirimo fata iki cyuma enda fata hano nsubire uriya mukobwa uzi ubu namubwira ngo yame hakugera ku buryo ntabwo wumva izi ni inkweto uzasaza mbere yazo ntabwo iyi seta ari iyaswa uri kunyumva ufata ibyawe nanjye fata ibyawe twagarutse hako iki kintu ntari kumwe ibikoresho byanjye akumura uzuru kwa yaguhura bitara gufunga inde mwabita nanga uzi ngo none nagukoca wagiye kwise none kanica ibesha unkore wongera unkora ku kara wongera unkora ku imana nanjye ntabwo watujyanye ku byawe hako iki kintu ngahongera ugaruke ku kabi kanje nkwere wongera nongera mbona uje kunjagaraza nkwere abantu bagize ikibazo cy'inkweto ndagikemuye ushaka bunasi yemwe korodine na jake icyo umuntu abakakubwira ntabwo ndakukura akumura uzikora kunyunagura ibesha unkore ongera unkora ku kara rero nubwo uri umwana kuzana umugore mwa birakomeye bamburaga nanjye mbwira ku makuru ga nyina butaruye ngo yagize ute aho daruye yafunguye ngo yagize ute uruganda hararuguru nubyo avuga ibyo bintu bije betsugira avuga ibintu bihamye nyabutore nyine yafungura uruganda hararuguru ari gukora inkweto rugabire inkweto se zimeze utazaruga rugabire nyirabutarurende bari bamwirukanye yari hano hepfo mu ntuza mu gasoko bamwirukanayo none yimukiye he yimukiye hararuguru kwande haruguru yita kwa kinuma naho uzi hehe kwa kinuma ara muri gamazu kwa kinuma ni gari gukorera buretse iki kizu se kikibanda kimeze nk'igishaje cy'amatafari icyo ngicyo n'ibibati bimeze nk'ibishaje cya kera umuntu we urubwo umuntu wese uri kubifite imari y'ipine haraho yayikura ari kumujanira akamujanira umva ngaho umva ngo ubwire we bindi byore bindeke tugende ufate umufuka ujye kwa hano matungo nundi nibyo byari binzanye ihute ko nawe uzuribuka uzangurire bote dore imvura yatangiye reka ngubwire nimugoroba ndakujyana kwa ntuza kuyu muhungu nuza Rudoviko aragwereza bote muri boutique zirimo genda ihute bwana ndubaka nkurukirana ibyaga matungo ihute utarengo yagize ute uramuka wiki nyirabutarure umva karame ibyo bintu bitunganya arandi ngiye birahindutse ari ibindi bintu ngiyemo iki gikapu siko kizanya ibyo byihorewe bibane nzange watetse ikoti ryanjye uzurizanye uyu mugore ndabwo ari muzima ahubwo gahunda niyo kujya kumenya aya makuru ese nyine ndabukira tukacyombesha anjorera kujyana irigana nawe wicaye hano subira ugende uje kumureba none urukurinda wamaraga wanje nari hari icyayi hano dufata nuko byuka tungo tuje gushaka ubuzima nakabona bwo kubwivana mu buzima turi gushaka ahubwo nukwicara ugatumbika ibitabo ubona kuzaba gute kugeza mu myaka y'abagabo ubona guri umugabo nzana amaherezo yawe ariko reka tugumane gutya abona nukuri ngo umeze nk'intumba ahangaha tujane he shukuya mwaga tuvuga ko nari nabuze ubwenge nkayamu uruguye amazi irajanye nawe akuba bakanze nkubaza uyu utekereje neza mva kuzazana umugore kandi uramuhaye amafaranga nzi kandi aribwo nkunda nje mbonaga imana itugeragezaga ni ukuri ruba reba ikugira ngo ucaye ubwo bwanwa buri mu matsinda uzi ko aribwo mbibonye nibwo mbibonye none ntabwo bavuze ngo ni ubwoko bwo mu rugo bwo kwa mama wacu reka nikorera akazi wasanga na sida yatunguye singibi biheri ngibi ni mu byangu uve mwiza ngeso mbi ugahakana
ngo ntabwo zirimo ntabwo nagiye kwipimisha ejo bundi kubunuza ari mu santere ntabwo bari gupima ku buntu wasanze umeze ute barambwiye ngo negereze ntabwo bahise bansubiza ko ubimenye ko iyo ari sida wese ibi ni ibiki reba nkumbya vana amaboko mu mufuka dukore dushishikare mama tubimusize bigaragara ko tukaja gufungura ibindi none twatera imbere mu rugo tukabimura ntabwo nimba ikubwira ngo 300 nasagwe ngo hari umukobwa hariyo 300 naho mvaga abantu bakize bahereye kuri senkani ntuzingira inama nawe wenda nk'umuntu nyine uri mutoya wanyu ushaka imeze ute none nje nigomba twajana iyo niwe namukeneye kabura iyo akazi kose n'ubundi nagatangire kamwikore uri kumiga wibagiye ko ari nje mukuru niwo mukuru usumaze iki ntabwo ukura mu buko mumvuga ngo dukore ijambo kora ntabwo uryumva duruva mfasha hano ukadomo uzi ko ibyo bintu bya sida nkahita mbitekerezaho uzi ko bapimye abandi njyewe ntibansubiza bagatinda kunsubiza wasangana narigora nako umuntu ngara guca umuntu igihe abaga yakubwira wowe urafata ubwenge bwanjye ukabuteshanga ukabugira akayungureba ukabumenamo amazi ariko wakwama hacingegera mu rugo umudugudu uzambona ubw'inyegera ninde ni wowe inde uraritse amatwi nkaga ibikobokobo by'igare kata nkubwire umuntu akubwira ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu n'ubu mama we ubwa gatatu urapfa unja uranyica kanze nkwere ibintu byanjye surabika n'ibintu byanjye wareka ngatuzuzanya ibintu byawe ukava hano ukamvira mu karaso twanyure tugerageze ikintu ushaka tuwe nkwere reka nkuba nje nimba nkubwiye iyi sete ni iyanje nanjye nubwo nyiriho ntabwo byemerewe urasora afite ibyangombwa binyemerera gukora uwo mwuga ubwo si wowe ufite ibyangombwa biruta ibyanje nimba mvuze kura hano bino bintu byawe nobyawe nijyane akira genda ni mahoro rwose nimba utanze kugashima kanje ugiye kumbangana ndabura aho ncururiza yewe we dore ngura mwara rero ndaguheneye ntugire n'iki wari wabona se umuntu w'umusore wamwaye he niyo natera inda kuba ibintu bambaye nibyo uri gucuruza ibi bintu byataye agaciro nibyo uri gucuruza zana fagitire y'ibi bintu inde zana fagitire y'ibintu uri gucuruza ushinzwe iki se muri guna mudugu sha babigufatane inde turamfa ibi bintu byanje byemewe n'amategeko uri kubyumva neza acuruza ibintu byujuje ubuziranenge nk'ibi ariko wafata ibintu byawe ukagenda mfite n'amanyungu ni karibu Jacqueline na Christina murigura byaraswanyaguritse n'ibyo yibye moto ntabwo wagura kano kantu ukagenda mu bwo mumeze neza mfite na twasiri pano ko gukarabiramo mu gikondo ugiye muri dushe 2,000 gusa gira 800 nta kibazo reba mpise nkuraho desi 300 uruwinya ni karibu aribwo ndi gukaraga ubwonko neza ngaho ukora nyine niyo yabihari uba ufite amafaranga nta kibazo ahubwo uzi ko bidakira nikaro wabyiteye se wabyishuye mwana kumwe nawe ninde wabora yinereje kuko ntasambanye fata hano dukore tuve mu byo ngibyo byose biramaze fata hano nyine satandura hano badumuzi ko ni gututumbirwa ndi kumva uyumvino ibyo bintu niba uri gututumbirwa ugiye kubizana mu kazi ka mama kandi njye aratuka ntabwo ari wewe twamubwira agashyiramo abakozi tukababa manager ukaba manager wande utazi kusoma no kwandika uri manager mu biki no kujyaniriwe ndikora nawe ndigusiga nanje kananure nitahi umva umuzi ndikora ukorera hano naje kugukorera sinara kubyaye bari kumva nyine ubwe mu biki zari babiri zisigaye mu tuje kuziranguza kuziranguza iyi umuntu yari nibwo atekerezaga neza uzi wakora ikintu wakora icyo utari niba bitanu utazishira tuzijana mu kazi gusa nzi umuntu waje hano azanye ijana kuki mutamugurishije agurisha no ku muntu uri wo kwihonda ari kuva ibise ukumva ijana wari mazi akuzi ko ngubu twari tumaze kuba aba champion mu quartier none si nyine ko ari wowe uko ibintu byose uri kubyica washira avuga twanya tukaba aba champion rukobwa kumanza runankundagamwa nibyo rushaka kumbwira uzi ibyo byapfa kuba udakundaga umuntu nuko ukiri umwana gahunda zawe zose ni ibintu bidafite gahunda bitari ku murongo
ndukubwira niba ibintu byose umuntu si yabigurisha fakiranye kandi yabirore amakuru yes boss karuka birasi oya ndamuzi no aramutanza umukiro yawe kwiye kuba wanje dore hano ngaje ufite abana barasha kwishura abana bawe kaze muzarebe n'ikindi boss umva sha zarazazi zimezana nyiri hano ninde ari he nyoko niwe ndi gushaka oya uruganda rwacu twari dufite na terafisika aba inzima ziri aho ngaho zire koro nawe ntabwo uzi kuri cyakumukirira ataboze muri bazima cyane ndikubaza ngo nyiri hano ninde sinzi ibintu muri kwihutira ngiye muri kumburira imikungwana ko nababwiye ntabwo uje kugura ashaka kumenya nyiraho murifata mugakora ibintu by'inganda mukajya mu bintu mutazana mu gace mwe muza amakuru babatangiye hano mufite icyangombwa cyo muri RDP kibemerera gukora bino bintu Kagame ntavuga ngo dukura amaboko mu mufuka ibyo byo gukura amaboko mu mifuka no gutanga imisoro iratandukanye ayo hano ndi gushaka nyiri hano ninde gusa we burinde ngo ndinde gusa muri business y'umuntu kuvuga ngo nibyo bireke abandi bayobozi b'ibikuru basanga bino bintu byose biri hano ndi gushaka kumenya ngo nyiri hano ninde ari he nyoko nyirabutarure niba ari we ufite uruganda niba ari inde mumbwire mumbereza amakuru uri umuyobozi wose manze menye neza ibyo murambwira ndakintu mushaka kuvuga se nikorera akazi aramfata akantesha agaciro gutya agatuma imari zanjye batazigura azi singo ndaburaho ntandika igihugu ni kinini ntibazaje barafeka u Rwanda bari kugira ngo ni rutoya yemwe bakunda abana babo nabazaniye inkweto zitazasaza vuba nabazaniye inkweto umwana zigana kuva mu wa mbere kugeza mu wa 9 nagikemuye yemwe niba tampa nishimwe ryuko nzi gutekereza ibitekerezo bifatika sha bazaba badahembaga yemwe sira sha nazanye zidahujije disi zitanangana ayiwe data we yemwe barasanga zidahujije ndaje kubazanira izindi mu rugo mfite uruganda n'originali ndi gukora ibizaramba bitavunguka birimo na za romoniyumu yemwe ufite ikibazo ndi kongera nkazikanika nta kibazo nimugire ikibazo inkweto hano zisobanutse bazita rugabire dore urucuruzo rero dore umushinga rero burya nyirabutarure ndatekerezaga ndayunguruye mu mutwe kabisa iribyo ntabwo ndi kubicuruza n'ibikoresho nifashishaga ndi kwamamaza umwuga gwanje nashinze uruganda rukora rugabi izi ni inkweto uzashira mu nzu yawe bugaca ugasanga zabyaye amafaranga n'originali zirimo ibyo kurya zirimo ibyo kunywamo imbere kurya abana banje bakangutse barize baboroze ibyo banayo bahe babyanze igikoma bacanye kubasakuriza arewe je hano ubutaka bwose kari ubwanje uhabuje nta burenganzira basabwe abazunguze barabaci waje gukora iki hano chatogota yari utota murimo wanje mu kibanza cyane yego nta nisoni cyangwa se ngo umutegeko umutongo w'umuntu uza kwikibona kuzubazaga wese yari utota mu murimo wanje mu byanje ndi gutogota uburansatagurira uba nyirabutarure ntuburanyanduriza ubwonko ndikwaza ubwonko mwe none nakuye amaboko mu mufuka ubwanje wawe utabo nanga ubwenge bwanje nanga imbaraga zanje nanga amaguru ganje kugira ngo mbone uko mushinga gukora nashinze uruganda gasopo nangaye nasubwo uri kweduye urishanyaguje urajebetse biwa nk'ibisafuriya nta nisono aretse beshate nk'ibimeze nk'ibikoti by'ikivumvuri nabi gushwanyaguriza nje uzasamere nyabutanga mbaga nkubwire izi nkweto zigushiraho zose umva rero mbwira iki ndakubwiye ngo ntari nakubita ingegera ahangaha nyanika ahangaha ntabwo muzumva icyo ndico ako nyabutanga mwereke ndiwe ariko uboneka nkubaza ugahangara ukansabanyiriza ubwonko wambe sirewe nyine tega amatwi nawe tega amatwi aho gasiya zeru tega amatwi nkubwire umva nje nkubwire ngiye guhamagara umuyobozi abakunda abana babo tega amatwi nkubwire kandi sha wabona umvunye akaboko we kizera mere doze yari abana unyihaye ariko sha wasaze nuko ari nari mama ngo niki yaraje gusanga ku muhanda no gutumuza
umukecuru uri gutiya none niba atari unari gukorera hano nshaka kumenya nyiri hano ngo ninde ndashonje n'umuyobozi nyabutera dukoresha tunashonje kandi rero ndi kumva ibintu muri kunjiramo muri kunjira mwese amavi hasi udashaka gufungwa amavi hasi ndi gushaka ibi ntabwo byazemeye mu gihugu cy'iwacu mwegerane mwembi ushaka kumenya ngo nyiri hano ninde nyirabutarure arihe Aterura agiye gucuza ku muhanda namubye ati njeyo aravuga ngo woreka none ko mwese mwataye ubwenge nganyuko mwihaye ibyo gukora inganda nta cyangombwa mufite ndi muri gutanga imisoro mwe muri gukora n'abaturage nabi amapine murayamaze ibi byose si bijurano mwaguze no mu nzu birimo byose tugiye kubisora maze guhamagara ku karere ngo bohereze abasirikare bagiye kujya kubafunga yaratwoheje yaragize ute mufatane gutya shyiramo amaboko gutya mwembi gutyo gutyo mwegerane kandi mumbwire urambwira uragira icyo uvuga cyangwa ntacyo uravuga ariko si wa muntu uri kubona ntabwo nshoboye kwiba sinshoboye guhinga mwaka nikoreshereza umushinga wanje umanje nkubwire rero nubundi waravuze ngo uzanyenzaho maka kugeza igihe umbonye nubundi washaka kuba kunyereza ubu ndagufite jewe wese nkwe kono ushaka kugira ngo umfiranganyirize ibintu uza uwo mushinga ubwo ugusha mu gwitambika narakubyaye jewe ndigushakira ibera abana banje uri kunyumva neza mushaka kugira ngo nje gukora ikindi giki nje nakora mu mufuka wifato urarangije ntabwo nakuranditse ngo kumamagara n'ubuyobozi buze bugufatire hano kumamagara nawe ushinzwe imisoro nawe aza gufatire hano nagufasha ako gusora sinabyo byose nabifite mfite amafaranga ngo gusora ntabwo ngabuze we uzanaperereza mu Rwanda hose komeza utonome ubu ngubu ikoranabuhanga ryari bikemuye ariko guhakana ngo iki ngiki nagufatwe nanabikameye byose ase muri kumamagara hamagara nushaka uhamagara ceceka ndikumva aro namufashe nibyo afite byose nabifashe nanamufotoye muraje nabikoze byose nabikoze ndamufite neza arashitse we umva aracitse mana yanje ariko ibyo nafite nabisigaranye muransa ntahandi wanje aho ngaho ku gipangu cya 28 umva mbabwiye amatwi gatumva baragakata ndashaka kumenya nyina ro niwe narindi gushaka ndi wiruke vayo hano ibi ni ibi dore ruba ninduba umemba nitahire n'umwana wawe none si muyobo reka nkubwire shaka twarakubwiye ngo tuzagufata rero nyirabutaru umba ngubwire ijambo rimwe nike cyangombwa wemere kugira ngo ukorere hano nicyo dushaka kumenya ngo ninde wagwaye uburenganzira amazu kwezi ko ibyo ntabwo bindeba ngewe mbwire ngereka nkubwire yego ibintu ndi gukora narabyize maze kubyiga waduhoza ntebe sifite Zati nkita ngisiga ku karere ngiye kwibaza umuyobozi arambwira ati weho genda ukora ibikorwa numara gukora ibikorwa uzaza kuyifata none ibi bipine mwaguze ubifite fagitire njewe ariko si fagitire y'ipine nari muzi ko hano hepfo ku ruganda bari kuduhereza amakuru ngo bino bipine nto mwabyibye wowe n'uruganda rwawe rwashinze ndigwemewe rugiye gufungwa n'aba bana bawe mwese tubajyane ku karere tubashirira ariko rero reka ndababwira ngereka nkubwire nuko utega amatwi nuko insina ngufi ariyo mucaga hikoma kubera kuko njewe ubu koko nizi myaka afite nizi myenda nambaye ubu naja kwiba ko ipine nkayiza ibyo ntabwo bindeba hari n'amakuru ko mu nzu harunzemo ibintu by'ubujura murabona umuntu yacyajije ubwenge bwe yahumuye amaso yafungutse amaburo nimurangiza mu mutwe fata mu ngwayi tugende ku karere ariko mushaka kugira ngo umuntu azashaje kwiba haguruka niyo umuntu akoresheje ubwenge bwe agakura amaboko mu mufuka mushaka kugira ngo nje gusanga umuyobozi w'ikindi na kare nanyishure nitahire nje n'umwana babana bakoze iki gute umbambwira ishuri ndiritanga umva nje ndi umukozi ndi umwana wawe uri kumfata mu nyirabutaru urakomeza kugira abantu amashuri gatangiye nanje none aba bana kujyana abantu zaruga nyina aba bana kutabajyanye ku shuri ntabwo turabana be aje gufata abana b'abajana aba bana rero reka nkubwire ukuntu byagenze mwebwe tugiye kwajyana mu nzererezi bayo hano bagiye baragera ku ishuri ugasanga bari kubaho tujya tungana amazara abana banje ntibahage barivamo
ntabwo nongera kuvugana nanjye uhagaze pfukama hasi biravuba akamisha umukecuru umushyira si muntu mwiza icara hasi mwese nawe hasi mwemwe murashaka gukorana na nyoko ibintu by'amafuti bitari ibintu byo kwihanira ntabwo byemewe njyana mu buyobozi nzisobanura by'abana amagambo wowe ntabwo ugiye kunyicira abana ntabwo wabanjyanye ngewe mba mubwire icara hasi ndakora iryo pine ndebe niba urarivamo fata nyirabutare ndashaka mu nzoba oya reka ndakubwira ariko ndashaka ngo unzobanurire ngo ariko uko ni mwana tutari kumumera impyiko ndakaje cyozo ndi ngewe nanazituritsa kuko aba bana ni abana batagira n'uburere urafata abana biri bari gusimbuka ibipangu by'abandi amapine barayamaze ndakubwiye ngo jya hasi reka tube uburenganzira bwo kwicara wowe naho ngaho ndi murahatanze sinabifite nondi neza ndetse njya kubaka n'u Rwanda rwaruri murazi naho ngaho murakoze mukecuru wigize akara kajahe uyu munsi noneho ninjye nawe niba tamufunga iriya mirima yose afite bagomba kuyigurisha akariha leta igihe ngendeho ni kera nta n'isoni ko ntambijana sha njyewe nakubwiye ngo ibintu byose niba ufite ibyangombwa wese ibyangombwa ndabibuze ikarita y'ishuri ndayibuze jera kaje kubikuzana ntabwo ari ikarita ishuri yiki kibyo nahije naho nize n'amashuri nize n'imyaka nize tugende nzanire zanagira vuba haje murafata umuntu mugire yena ababwiye ngo muguma ndakosa muri gira vuba wowe ndamutanga ndi kubishaka wakukurikirana we bara sha buretse mwebwe murambona nyirabutarure so uranyura ku muryango w'inyuma ndi kukureba nyagasani isi ibyangombwa byanje ninde wabyibye nyagasani vayo hano kubishaka wawe ayewe ariko wasohotse nyirabutarure ko nunyura ku muryango w'inyuma sindi kukureba ndawuranjikira uyu munsi nakwibanzeho umuntu waje kunshyikira ibyangombwa akankorera ibyangombwa mu bintu ninde koko kurukura nkomeje kubishaka nkomeje kubibura nyirabutarure rero akokomeza kuntandaguza ndi umukecuru wa muntu numva se uri umukecuru wa rero reka nza nkubwire muyobozi njyewe ibyangombwa nari mbifite nuko aherutse kuzibiza duhura n'umuvu gurabijana ubwo rero nje ndaje kubaza ibindi muri setefopa aho nize ibyo birakureba nyirabutarure rero nanze kwivugana n'abana bahari wowe ikirego cyawe wari uzi ko na meya w'akarere kacu yakizeho bagutangira na raporo bavuga ko ibipine urabimaze ushinze inganda mu bintu bitazwi uri kugurisha ibintu bidafite na gahunda bitanditseho ngo ubu twabonye rero ni made in IGIHE ariko kwandi ko uri gushishikazwa no kugira ngo unjane iyo unjanye uzamaye akazi iyo unjanye uzamaye ibyo kurya iyo unjanye uzankara tugende imbere tugende nk'ubu ngubu bazashyizeho n'abayobozi b'abagore nk'ubu ngubu ndi gukweshibanwa n'umuntu w'umugabo w'umukecuru kubera twagiye ariko twagiye ngo tugiye tugiye kugufunga njye nakubona ntabwo wajana kumfunga